nawe kuri yashikije u Rwanda kandi yari yarafatiwe muri FDLR ibyo yakoraga yabizi yari umuyobozi mukuru muri FDLR afite amakuru menshi rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora n'ubu ngubu ikomeza gukora inzego z'umutekano rero byose kibaza ariko minisita n'iki tuna menshi cyane azashikirizwa ubutabera bwa gisirikare kandi imanza zacu urabizi ko zibera ruhame niba ngombwa ababikeneye bazahagisa. Imboni TV turasuje twizera ko mumeze neza ahantu hose muherereye no hatandukanye. Tugarutse mu makuru ariho avugwa hirya no hino agezwe muri aka kanya. Ngewe nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Zeroba umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Hanyuma se inkuru nabonye yagakwerere wayibonye nawe? Inkuru zagakwerere zirahari benshi rero bari bakomeje kubivuga uko bishakiye ariko noneho afendefe cyangwa se kera kabaye ukuri kwamenyekanye zanya makuru mashya yagakwerere. Tugiye kubikiraho umucyo Gakwerere afungiye he araziriki muri gereza mezate ibyo ngibyo bitamenyekanye nubwo amazi imisi ari mu nzego mu maboko ataraje tugiye kubireba muri rusange. Turaza no kureba kandi mu yandi makuru agezweho menshi cyane twaguteguriye uko bihagaze. Reka tubirambure twihutisha dore kuri inkuru Gakwerere turebe yakomeje kuba yarikoroza twari guheraho cyane cyane. Amakuru y'Agakwerere uyu munsi nibwo yagiye hanze ahari haraho zo speculation cyangwa se ibihuha abenshi bavuga batari ko se Gakwerere yageze mu Rwanda u Rwanda ruramurigisa mu Rwanda nyine baramwica muri FDLR batangira kubaza batari ko Gakwerere ko nta makuru ye tuzi byamugendekeye gute byaravuzwe ariko uyu munsi nibwo amakuru yaje kujya hanze. Umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Colonel Charles Sumanyi ubwo nubundi hari mu kiganiro n'abanyamakuru ni ikiganiro n'ubundi cyo gutangiza icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyahuje abo mu nzego z'ubutabera ndetse n'abandi nyine urumva hari itangazamakuru inzego z'ubutabera inkiko za gisirikare zari zihari. Hanyuma rero Colonel Charles Sumanyi atangaza ko Brigadier General Gakwerere Ezekiel yego wahoze ari n'undi umunyamabanga mukuru w'umutwe w'inyeshyamba za FDLR abangaba bagizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 atangaza ko ngakiri mu maboko y'inzego z'umutekano kandi ko ngo hari gahunda yo gushyikiriza Brigadier General Gakwerere Ezekiel ubushinjacyaha bakamushyikiriza ubutabera kugira ngo aburanishwe. Gakwerere ahantu ari kugeza ubu muri izo nzego z'ubutabera ni Gakwerere uri kubazwa ukibazwa wumve gwe Gakwerere kamanze nibutsa abantu yafashwe mu kwezi kwa mbere ubwo Goma yafatwaga n'abarwanyi ba 23 afatwa ari kumwe n'abandi barwanyi cyangwa se n'izindi nyeshyamba pardon za FDLR apana abarwanyi izindi nyeshyamba yego mu kwezi kwa gatatu byasabye amezi 2 Gakwerere nibwo yashyikirijwe u Rwanda 23 imuhereza leta y'u Rwanda inzego z'umutekano. Kuva icyo gihe Gakwerere afatwa kugeza n'ubu Gakwerere aracyabazwa iperereza rirakomeje ntabwo biremezwa ngo icyaha cyaramuhana. Izi nzego z'umutekano ziracyamubaza swati FDLR ubundi mwebwe mukora mute yego FDLR ubundi yiganje mu bihe muri make barimo barabaza amakuru menshi ajyanye na FDLR yahoze ari umuyobozi wayo yaniyoboye ubwo nabyo nabigarukaho ubwo wari mu gisirikare cy'u Rwanda ujya gutumwa kwa Rosaria Gicanda niwe wamwisha niwe wamwisha bo mwari kumwe ni bande yego jenoside yakorewe ahangaha za Butare iyi jenoside reka manze nkomeze kamaze nkomeze yego mu kiganiro n'abanyamakuru rero kigamije gutangiza iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyahuje abo mu nzego z'ubutabera n'ubundi kuri uyu wa 9 cyangwa se itariki ya 9 kuri uyu munsi yego ubundi iyo tuvuze ngo kuri uyu wa 9 abantu bumve kandi itariki vuze na munsi wa 9 ubaho ture ko wa mbere 9 Gashyantare yego. Uyu nguyu Colonel Sumanyi yasobanuye ko gahunda yo gushyikiriza Brigadier General Gakwerere mu butabera iteganyijwe mu minsi itari myinshi cyane. Aho kare kukumva birumvikana mu minsi itari myinshi cyane ni mikeya si myinshi cyane ni myinshi ino minsi ni myinshi
ngo mu minsi itari mikeya ahubwo iyo iza kuba mike bavuga ngo mu minsi itari myinshi wenda mu minsi itari mike mu minsi itari mike mu minsi itari myinshi cyane ishobora no kuba myinshi nyine biterwa n'uko ubara wowe ni myinshi iyi minsi reka twigendere yagize ati yari umuyobozi mukuru muri FDLR sibyo yego afite amakuru menshi rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora nibyo yego n'ubu ngubu ikomeza gukora ibyo FDLR ikora yakoze n'ibyo ikomeje gukora good aha ati inzego z'umutekano rero hari ibyo zikimubaza mu minsi itari mike itari na myinshi cyane azashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare kandi imanza zacu murabizi ko zibera mu ruhame nibiba ngombwa ababikeneye bazabikurikirana aze ko babyita mwangazi ku karubanda mwangazi ku karubanda wumvise ko Gakwerere agifite igihe cyo kubabazwa kuba abazwa ari kubazwa ariko hatwa ibibazo ikinyarwanda kiragoye cyo kuba ariko hatwa ibibazo yego bari kumushaka ahandi makuru FDLR ifite ibyo yakoze ibyo iri gukora n'ibyo izakomeza gukora rero tugomba kuba tumubaza bagomba kumenya ariko hano hantu bamenye ngo FDLR iri hasa mu zihe sehemu mu bihe bice yego FDLR ikora ite ese abayobozi bayo ko ari umuyobozi wa gatatu mukuru muri FDLR abandi bakubanziza n'abandi baracyariho yego subundi wafashwe Goma mwari mwaje kugirayo gute wari kumwe nande Igoma mwari mwaje kugirayo gute inshingano habwaga na FRDC ni zihe ko mufatanya ku busanzwe mukora niki uribuka neza ko umuvugizi wa FDLR Kire Ngoma yigeze gutangaza ko ngo leta y'u Rwanda ivuga ko bakorana na FARDC ngo ntabwo bakorana mu bijyanye n'ibindi ahubwo ikintu bahuriraho ni ukuba bahuje umwanzi ari w'u Rwanda icyo nicyo kintu FDLR na FARDC bahuriraho nta bindi bakorana icyo duhuje n'umwanzi gusa atari urumva yego bon hanyuma rero Brigadier General Gakwerere ni nimero ya gatatu yari nimero ya gatatu mu buyobozi bukuru bwa FDLR afatirwa mu mujyi wa Goma ibyo nabivuze afatwa na 23 ashyikirizwa u Rwanda kuva kwezi kwa mbere bamufata yashyikirizwa u Rwanda mu kwezi kwa gatatu 2025 ubwo Gakwerere yashyikirizwa u Rwanda abantu barabyibuka yabwiye itangazamakuru ko yavukiye n'ubundi za Kigali ngari hakurya ho za Shyorongi muri Kanyinya niho yavukiye mo icyo twakwibutsa abantu rero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 Gakwerere yari afite ipeti rya liyetona akaba umwe mu basirikare n'ubundi bakoreraga mu ishuri rya sous-officier Eso Butare aho yizerwaga cyane na Capitaine Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije w'iri shuri yigagamo dukomeze bivugwa ko Brigadier General Gakwerere n'ubundi ari we wahawe inshingano zo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi muri za bariyeri hariya no mu bindi bice byose bya hari Butare General Gakwerere aya ni Brigadier General yego ni Brigadier akaba umwe mu basirikare boherejwe na Capitaine Nizeyimana mu rugo rw'umwami kazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata 1994 ni naho bagize urupfu kandi bishe Rosalie Gicanda umwami kazi hanyuma agira n'uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wari umuyobozi wa prefecture ya Butare ibi nibyo Gakwerere kibazwa byose nabo bari bafatanyije niba bakiriho cyangwa barapfuye yego abafite amakuru menshi wayoboye uyu mutwe nk'uyu nguyu abafite amakuru menshi cyane kuri uyu mutwe yego ubwo rero ngo yarapfuye u Rwanda ngo rwamurigishije ntabwo yarigishijwe nk'uko Colonel Charles Sumanyi rero atangaza ko Gakwerere gifite ibyaho kibazwa afitwe n'inzego z'umutekano azashyikirizwa urukiko azaburanishwa n'inkiko za gisirikare azaburanirwa mu ruhame mu nkiko za gisirikare yego bazabimenyeshwa abagera ku nyurubanza rwo bazabimenyeshwa bazarukurikirane ubuzima bwe ni buzima nta kibazo yagize twikomereze dusoza aya makuru reka twerekeze ku nkuru ya MONUSCO hariya muri Uvira abantu baribuka neza ko 23 ijya kuhava yavuze ko hagomba kujyamo ingabo za MONUSCO
zidafite aho zibogamiye niko bimeze. umujyi wisutsemo Wazalendo FARDC FDNB n'abacacuro bose kandi bayigenza n'abarundi n'abandi ejo bundi idoha muri Qatar hafatirwa umwanzuro w'uko bagiye kohereza MONUSCO hariya muri Uvira. Reka rero perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa arite mu gutwi kandi ingabo za MONUSCO ziri hariya muri Congo by'umwihariko muri Grand Nord ni nazo nyinshi ahubwo ziriyo afitemo abarenga 700. Yego ari kubita mu gutwi ati nohereje abasirikare SANDF bari mu ngabo za SADC hariya muri Nord Kivu uburyo bakubiswe ibyababayeho nacyuye ibimuga nacyuye abafite ubumuga nikajoriti n'ikinyarwanda cyiza abandi bagatebya bati hagenda n'abakobwa batwite urumva hanyuma Cyril Ramaphosa areba buryo ki izi ngabo ngo za MONUSCO zijya koherezwa muri Uvira kandi barakubiswe muri Grand Nord ati ibizajya kuba Uvira bizasangamo ingabo zanjye ziri muri MONUSCO abasirikare ba SANDF ngombe nijabure muri ibi bintu n'ubundi imyaka 27 irashize bari hariya ngombe mbajabureyo babimenyesha Antonio Guterres barumenyesheje rwose twebwe tubivuyemo. Cyril Ramaphosa yavuze ibi ngibi ko azahakuriza ingabo ariko zigeze gutsindwa uruhenu urabyibuka abantu nibabifate babihuze no kuba MONUSCO yoherezwa muri Uvira kandi Uvira urugamba rwaho rutararangira hiteguye indi ntambara n'ubwoba bw'uko bashobora kongera gupfusha abasirikare babo benshi hariya muri Uvira kuko ngira ngo urabizi ko icyo gihe mu minisitiri w'umutekano icyo gihe barabyibuka za Goma zifatwa ndetse n'umugabo mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka basobanuye ikibazo gihari basobanura inshinga amategeko muri Sena muri Afurika y'Epfo basobanura impamvu abasirikare ba Afurika y'Epfo bari kugwa ku rugamba bari kumanika amaboko bari gutsindwa uruheno ntekereza ko ariyo mpamvu nicyo ngicyo Ramaphosa avuga ngo reka mvane abasirikare ntongera guseba bwa kabiri abantu rero mwumve ko aricyo kiri kubitera numva twanasoreza ahangaha nuko bihagaze. Hanyuma rero Zoroba wakoze cyane Maraki n'abari kumwe natwe muri kano kanya bakoze cyane mwese Imana ibamugisha ibiganiro byacu byo birakomeza. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.